Mwiriwe kandi shalom shalom. Yesu ashimwe. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Nifuje kugira ko tuganira rero, nongeye kugaruka kugira ngo tuganire ku kintu cyitwa amasezerano ndetse n'ibihe Imana yagiye yigaragarizamo abantu mu buryo butandukanye. Imana yaremye umuntu, irema Adamu na Eva, irema Adamu mu ishusho ye. Ariko noneho hari ukuntu Imana yagiye igaragariza ikiremwa muntu. Ni ibihe umunani tugiye kuganiraho uburyo Imana yagiye igaragaza, ndetse amaperiyode navuga ko ari ibihe Imana yagiye yigaragarizamo kugira ngo yiyereke ikiremwa muntu, ndetse ikoremo igirane igihango cy'amasezerano n'ikiremwa muntu. Ni mu bihe umunani rero tugiye kuganiraho. Mwiriwe kandi ndabasuhuje mwese kandi ndabakunda. Ikintu ngiye kubabwira rero, hari igihe cya mbere twavuga ko ari Adamu muri Edeni. Ni igihe cya Edeni. Mu gihe cya Edeni mu gihongiriya, mu kirimi twigamo cy'igihongiriya batubwira ngo ni Sovechig, Eden Sovechig. Ntabwo rero nakubwira ngo ni Eden Sovechig, ahubwo nakubwira ngo ni amasezerano yo muri Edeni. Imana muri amasezerano yo muri Edeni yaremyemo Adamu imurema nta kibazo. Icyo gihe cyari igihe cy'ubunyangamugayo. Adamu nta cyaha yari afite, nta n'icyo yatekerezaga, yari umutima we wari uhamanyije n'Imana, ari umuntu w'inyangamugayo. Igihe cya kabiri rero navuga ko ari igihe ikiremwa umuntu yatangiye gufatwa n'icyaha. Ubwo ngubwo hazamo shitani ijya kuri Eva. Ubwo Imana yari imaze kuremera Adamu Eva, inyura kuri Eva, imwereka ubwiza, imwereka ko agomba kuzagira ubwenge bwinshi cyane nasoroma ku giti, imwereka kwifuza. Icyo gihe hazamo ikintu cyo kwifuza cyane, umuntu aracumura. Arangije rero Imana ibona, niho Adamu yarangije kubona gutyo bitewe n'umutimanama we. Icyo gihe twavuga ko ari igihe cy'umutimanama. Adamu ajya kugira ajya kwihisha, umutimanama utangira. Adamu ava muri cya gihe cy'ubunyangamugayo, yumva ko akosheje, bimutera kujya kwihisha. Derikishmeresh, conscience ye itangira gukora, imwereka ko yakoze ikintu kitari cyiza. Icyo ni igihe cya kabiri cyo gukosa cy'ikiremwa muntu, akabibwirwa n'amarangamutima ye, kuko icyaha kiri mu mategeko. Icyaha n'amategeko, amategeko ari mu mitima yacu. Niyo mpamvu iyo ukoze icyaha umutima wawe ukubwira ngo urakoseje. Tugere ku gihe cya gatatu, ari cyo gihe cya Nowa. Adamu amaze gucumura, hatambutse abantu batandukanye. Haza Nowa aba umuntu wo kuzana ibintu byo kugira ngo yongere agirane ubusabane n'Imana, agirana ubusabane n'Imana. Nowa n'umuryango we, abantu 8 abari bamukurikira, abandi baranangira banga kurikurikira. Nowa ahamagara abantu kugira ngo baze bajye mu muhamagaro, babaze inkuye, kuko imvura yari igiye kugwa, ariko abantu barananirana. Nowa n'umuryango we abari bo barokoka. Nuko Imana ibonye icyo irimbura isi. Icyo gihe kiratambuka, niho Imana yavuze ngo ntabwo bizongera kubaho, ubwo nzabahereza umukororombya nk'ikimenyetso yuko ntazongera kurimbuza isi amazi, ahubwo nzayimanuriraho umuriro. Ibyo ngibyo rero ni igihe cya Nowa. Amaze kuvaho, hahise hazaho umuhamagaro Aburahamu yari mu gihugu cy'Abakarudayi muri Mesopotamiya. Noneho Imana imuhamagara kugira ngo ave mu gihugu cya sekuruza Tera, aze mu masezerano y'Imana, akurikira Imana. Aramubwira ngo Aburahamu, va mu gihugu cya so na nyoko, nzakugira ubwoko bwera. Aho tubibona mu gitabo cya mbere cya Mose, Itangiriro, ibice 12, naho amateka ya Aburahamu tuyasanga. Aburahamu yakurikiye Imana rero, irangije imusezeranya imigisha 12, kugira ngo nzakugira ubwoko bwera, nzagukwamamaza mu mahanga yose, nzaguha umugisha, abantu bose bazagukomokaho, uzabasekuruza w'amahanga yose, ubwami buzaturuka kuri wowe. Ibyo byose ni imigisha ya Aburahamu, kubemeye kuba sekuruza w'amahanga yose, kubakurikiye inzira y'Imana, bakava Aburahamu nk'uko yavuye mu gihugu yari arimo akajya mu gihugu cy'amasezerano. Tugere dukomeze ikindi gihe gikurikiyeho, tujye mu gihe cya Mose. Aburahamu yakurikiye Imana, noneho birangije haza igihe cya Mose. Abantu batangira gukurikiza amategeko. Mose ayobora abantu akurikije amategeko. Icyo gihe cya Mose kivuyeho, Mose yahawe amasezerano ku musozi wa Sinayi,
Imana imuhereza amategeko, abantu bitangira kwemera ibishushanyo, batangira kwibagirwa Imana, bari bari muri Exode twavuga ko bari mu butayu, uburyo Imana yagendanye nabo, abantu baribagirwa, bashaka kugengwa n'umwami. Umwami araza Samweli na Dawidi noneho niyo twavugaho icyo gihe cya Dawidi tena. Icyo gihe cya Dawidi Imana yabanye na Uwiteka abanye nabo, ariko no bakigendera ku mategeko. Icyo kivuyeho Imana ibonekera Dawidi imubwira ko kuri we ariho hazaturuka umukiza Yesu, mu gisekuruza cya Dawidi kari hazaturuka umucunguzi Yesu. Igihe rero cy'isezerano rishya, Nouveau Testament, uyisovecik gihita kiza aho ngaho, haza umucunguzi wacu Yesu Kristo. Aricyo gihe kirimo, ni igihe cy'ubuntu, ntabwo ari amategeko adutwarwa, ahubwo amategeko ari mu mitima yacu, kuko ni igihe cy'ubuntu. La grâce ni igihe cy'ubuntu kegerme. Icyo gihe rero nicyo gihe turimo ubu ngubu cy'itorero, kugira ngo ryisuzume. Igihe kindi kizakurikiraho ni igihe cyo kugira cya millénaire, année millénaire, ni igihe cy'imyaka igihumbi tuzimana ingoma na Kristo. Abazaba baramukurikiye neza bakizera Yesu umwami n'umukiza we, bazimana na Yesu imyaka igihumbi. Ibyo ngibyo rero nicyo gihe nicyo duharanira kugira ngo tuzakigereho. Nakubwira ngo ibyo nibyo ibihe 8 nari ngufitiye. Noneho twibaza ikibazo kimwe, kubera iki Yesu azaza hano ku isi? Icyo ni ikibazo dushobora kwibaza. Yesu azaza hano ku isi aje gutwara itorero, Yesu azaza hano ku isi aje kongera kwima ingoma, kapitali zaba Isirayeli zongera kuza kugira ngo antikriste ayinetralize, ayishyire hasi, yongere aze kugira ngo acire abantu urubanza, abahemereze ibihembo y'ibyo bakoze. Uwakoze neza ahembwe ijuru, uwakoze nabi ahembwe kurimbuka. Ibyo ngibyo nibyo nari mfitiye ngo tuganireho. Ibihe 8 Imana yigaragarijemo, tubisubiyemo mu gihe cyo muri Edeni, igihe cyo gucumura kw'icyaha cya Eva, igihe cy'umuntu, igihe cya Nowa ni cya gatatu, igihe cya Aburahamu, igihe cya Mose, igihe cya Dawidi, igihe cy'isezerano rishyashya, ndetse n'igihe cy'imyaka igihumbi. Ubwo nibwo tumwe nari ngufitiye. Dukomeze turyoherwe kandi dukomeze twige, Imana ibagirire neza, kandi dukomeze duhugurane. Amfite amaverse biblique agendana n'ibyo ngibyo, Imana ikomeze bagirire neza. Shalom shalom, Uwiteka abagirire neza. Urakoze cyane.